sha prince wandinze hako nawe uri umunebwe sha uransiga Ubandushye subwo wagiye kuko ungendera gakeye hako nawe uri umunebwe ese hari hano dukoze uzi ko ngiye ngenda nkagera hirya ndi ngenyine ako se kwa kakanya wagiwe ndwaye koko sha amusore hari jya mugani ndi gukuruganza nkaho ufite ubuzima nk'ubwa sha ndarebye ihanganisha rero sibyo ako nkumbuye gukora na siporo nawe sha nanjye nuko mbikunda nazerunga gakera none n'ubu ngubu ndanazanga kubera nta courage uburwayi nawe urabyumva nyine umva jya ukora siporo nubwo bizagenda biza kugira ngo n'imitsi irambuke n'amaraso ashyuhe bizagenda biza ariko noneho iminsi umaze hano mu Rwanda uri kugenda usa neza byahataye kakose sinzi abahungu b'i Kigali baba bari kureba uzi ukuntu usa se kutarongorwa yego man sha ibyo ngibyo rwose nta gahunda mfite ubu se kukubona harona nabona n'ubu burwayi bwanjye ako shaburiyera wagira ukakumera gutyo ese ubwo burwayi buzatuma udashaka urabuzwa se shaho ni ikigo wowe ufite abirirwa baguhama mu modoka oya buriyera icyo ntabwo ari ikibazo cyatuma umuntu atakurongora rwose hari igihe uzahora n'umutipe nyine ukabyumva kimwe ntare shawe njye banza ndoze pe nta gahunda nta muntu mbona rwose tumarana n'iminsi ibiri uroze none kuva ntarwara narabuze bose burundu ariko bane yanjye njya ukagaho baranshimisha kunjye numva abantu bose bavuga ngo barabaroga ubundi umurozi ninde umuntu wese mwikubitaho umukobwa muri wese ngo barandoga ngo barandoze ko barahari pe ngo nabuze umugabo ese abantu bose baragwa n'umuntu umwe tubizi se shawe muzi ubwo njye mbyyitikisha simbizi kabisa kuryo wakicara kuvuga ngo barakuroze bandese ndabizi sinzajya gusenga ngo uzanjyane aha amasengero biriya bintu by'ubuhanuzi nawe ubigenderaho cyane wapi cyane ariko nemera gusenga niyo mpamvu gusenga umuntu yasenga sibyo jya wiga kwisengera ku giti cyawe kuko ikintu usabye Imana burya irakiguha Imana yumva ahantu tujya ngo mu bahanuzi ngo mu butayu burya ntabwo ari Imana iba yego Imana iba ahantu hose we banza wige kuyituza aho uri mu cyumba cyawe muri sari wanyu nyine ukumva ko ikuri iruhande irakumva pe nge ibintu byo kujya guhanuza shaka ntabwo nigeze bigerageza ariko nsigaye numva aho nta mpamvu shinge nanjye nemera ko Imana iba ahantu hose wowe ujye ufata umwanya wawe ujye kuri eglise usenge usaba Imana no gukomeza kugukiza neza ngenda byizeye uzakira kandi uri mwize cyane ntabwo wabura umugabo sakira kandi ako kabazo ufite babandi bakwirukaho abahise duca amazi bose uzagenda bitwari ukuntu usa koresha nyine ngo nanjye ngewe nirirwa mbona n'abandi bakobwa babi bari munsi yabo babona abagabo beza babakire none wowe ikizibaziba gutyo urababura umugabo nyine banza ndoze ngewe n'uzajya ukomeza kuvuga ibintu none ntabwo uzabyumvika inde wakuruze ninde muntu wumva ko yaba arakuruze ntabwo mbizi vraiment ariko uzampaho we ngaho imodoka bakwirukaho kandi ntubashaka noneho reba kariya kamodoka bamwe ushobora no kuzahura n'abaguha n'amavewiti uri mwiza kandi ukwiye ibyiza gusa mba numva iby'abagabo bitandimo sinzi baratwikomereza siporo pe kuko ndi kumva se ntiwananiwe wagucyura nananiwe byatara ahubwo dutahe kabisa taza kundemberaho mu kanya ugasanga ndi kukwikorera kwa muganga ngaho reka dukore akanyuma tugera haruguru duhita tunataha sibyo byiza yego tuzasubira next week mwana nkundi iyo twirirwanye mpakeya ndanaze ko nari no kugusuka bizima ndi gushyiramo udututa gusa uzi ko njye ntazi no kwisuka igituta na kimwe ndakuzi mwana wanjye warananiye kandi biroroshye si ubwo ma wajya unyigisha kuri biroroshye iyo utansutse imisatsi ndayireka igacika sindi kubibona se reba nk'iyo mu mpande yose imaze gucika
washizeho ahubwo ariko se mbwira rero ntabwo wambwiye mu kazi barabongeje ko nabonye ntazi uko nsigaye mbibona iriya modoka nabanje kugira ngo urayitira none usigaye yishyura hano buri munsi waguze imodoka ntiwambwira muri make bimeze biti akuma wajya ureka usigaye mpisha cyakoze kamubwiza ukuri urabizi se nakubeshya iriya modoka ni gift ni gift kunkenesha hari umuntu ugitanga gift agatanga imodoka noneho cyane haracyari abantu ntabwo bya bintu biba mwese mwakuki gift yikize iyo mu kazi se bakuzamuye mu ntera nabonye sheri sheri utanga n'imodoka z'uwabaho mfite sheri muri ino minsi ahubwo ni ugutangira ugategura umukenyero uwo zabaye nizere ko sheri mama ntabwo aba mu Rwanda niyo mpamvu nagatangaye sheri wo mu Rwanda utanga imodoka ntibazitanga se ntabwo nzi mwana ntabwo nzi aba bakobwa nirwo muri batwara amamodoka i Kigali n'abadamu se ubwo barazitanga yayiguha ari umugabo wawe ariko sheri aha sembezi nese ngo bahe aba muri Belgique ese ko utari kunyizera ni ukuri ahubwo nari narabiretse numvaga nyine ntahita mbikubwira ko ukuntu ndi kugenda nanjye mukunda mwese mumaranye igihe tumaranye iminsi nyine ni inshuti yanjye iba hanze yaduhoje ejo nagiye kubona mbona kuri aniverseri urabizi ko nta nubwo nari mbyitaho nari nibereye mu kazi urabizi ko nawe wambuze ntashye ku kazi abashuti banjye barampamagara hari umushuti dukorana witwa Peter nyine baraziranye yaramukoresheje noneho nyine barampamagara baranshaka ngo ngende ngo dusangire kofi nsanga bateguye rwose imodoka iparitse mu muhanda n'ibipirizo reka ducanye feruje mwana usigaye wisha nahise kutambwiye mama nari kukubwira iki numvaga nyine bitarafata urabizi umubyeyi ntabwo upfa kumubwira ibintu byose ubona mbwira rero ukuntu wifashe nyine ukimara kuyibona naracagaye cyane umva mbaye nk'umusazi hari igihe ngigenda bose imodoka ni iyanjye cyangwa baraheje yewe nagize ngo niyo bagutije ariko mbona umaze iminsi uyitahana hano vuga se atira imodoka iminsi 2-3 niyo mpamvu rero mbikubajijeho ariko nta kindi ndarenzaho umuntu waguhaye imodoka yavamo n'umukwe muzima mama arankunda pe sibanga umuntu imodoka muri iki gihe akayikura akayiguha ese mwana wiriya modoka ntihenze ubundi mama sinzi amafaranga igura ko njyewe irahenze njye bampamagaye bampa kontake atekera kontake imodoka yaturitse kwa nyine yitwa Ganza ese Ganza yabitekereje gute nanjye sinzi ukuntu yabipanze rwose ariko narishimye n'ubu ndasimbaguritse rero reka nkubwire nk'umubyeyi umuntu yavamo umukwe muzima none rero umwana wanjye wirangara mama nawe uratangiye nari mbyiteze oya noneho umukwe utanga imodoka ariko uri kumwumva muri iki gihe hanyuma bwa buhungu mwiganaga ko ntawe wayiguhaye uwo ni we mukwe nta kintu bafite nturangare mwana wanjye ntiwirangareho mama humura pe nanjye ndumva naramukunze ntabwo narangara ibyo bintu mbihaye umugisha wa kibyeyi amina ni ukuri pe humura nzamukunda pe kandi n'ubu ndamukunda none se azaza mu Rwanda vuba mise nshyuye reka simbizi ntarambwira ko ubura niyo maherezo mva ibyo bintu ngiye kubisengera nshyizeho n'imbaraga kugisha ukuri ni ukuri nshyizeho imbaraga ubu ugiye guhuruza abapasiteri bawe ndakuzi nkubwize ukuri nicyo kintu ahubwo ngiye gusengera mama wagiye harya ngo ni muri Amerika ni Belgique muri Belgique uwo ni we mukwe nshaka uwo sinzi umva umbwira n'uwundi gift y'imodoka ukunda abakwe bafite akantu ntabwo ndakwizeye
Yes, John. Yeah. SAVA na mahoro. Ya hari imodoka bashakaga ni latex ariko wari mumbwira kuri gushaka. Oya. Nago byashoboka ntuze. Amafaranga uri kumpa nago byashoboka ku iki giciro biragoye cyane kuko muri no minsi muri mashirwa ibiciro byarazamutse byazira modoka. Dufashe nk'urugero idolari ryarazamutse hanze urareba ugasanga nozo umusoro warazamutse aya mafaranga byakunda. Oya ndubwo turisho tari kurumva ntago nanye nacuza mu ntago byashoboka gucuza ni guhomba. Okay, ariko mbo nta nubwo diru nkingi kwanza dukwiye no kuyidiringa kuri telefone. Reka ku mugoro tuze guhura muri Arimano nundi handi duko naguhorira kuri Ako shop hano Nyamirambo. Ya. Timo dusangira ya turandizira ko tubuze goza nta tunanira ngo nta kibazo. Yego. Merci beaucoup. Sawa sawa ni kari ku mugoro. Asante sana. Umwagari ganza n'abamukumva ariko we ganza bite se ko nakubuze noneho uyu munsi uri mu biki se gatuma wibagirwa sheri nawe kakomeze neza akesha nyine nanjye meze neza uyu munsi niriwe mu rugo nta hantu nagiye nzi ko ari muri weekend se nirirwanye na mama nyine turimo turaganira dutera story ariko reka nkubwire uzi ko uyu munsi nabwiye mama ko dukundana yabyakiriye neza yishimye yasimbukiye hejuru reka sinakubwira noneho ntiwakumva ukuntu yanejejwe n'uburyo wampaye imodoka ntabwo abyumva nyine aba yumva ari igitangaza abakecuru bo unoze ukuntu bakunda bakwe umva yishimye comments aturiya musore rero namwetse nyine n'agafoto kawe shara gukunda umusore mwiza turabona ko hari na responsable uhora utekereza kukugurira imodoka mutarabana ati noneho umunsi mwabanye banza uzakugurira n'inyanja nyine arasetsa cyane byamutangaje nari narabimuhisha ubundi uno munsi nyine aranshokoza ambwira se ko mumaze iminsi mbona utahana imodoka kandi ko nkuzi amafaranga yakuye we yarazi ko ariyo ku kazi nkoresha nyine ndamubwira umva ni mama wanjye ntabwo namubeshya kamera namubwiye nyine ni gift sheri yampaye urumva rero uburyo yakwizeye ugomba kwitwara ariko umenye ko famiye yanjye yakomeye nyine uri mu muryango mva yashyushye yagukunze cyane yabonye amafoto arasara atuye niwe mukwe maze igihe nsengera umunsi yakubonye noneho shani hatari umva mama wanjye ni inshuti yanjye nta kintu namuhisha ibintu byose ndabimubwira rwose ariko yaksida yabiguhitanye n'ukuri umwana yakinze akaboko amezi nari mfuye nkiva muri komo byari bibi cyane niho najyaga kuvuga nk'ijambo bikanga burundu gusa nta bintu bimwe na bimwe bikugora kuvuga ibyinshi biranga umwana kuva ariko ngo bizajya biza gake gake
n'ubushobozi kandi runaka bisa birimo biraza nta kibazo. Shabira ko umuri zongera uvuge neza kandi ukagira na complex maze Ndabyizeye cyane. Sure. Ariko uzi kuva muri kumugahira ku ijambo rimwe ugenda wibuka ahubwo ugeze kuri stage ikomeye. Igusha uzi none ubwo nta na rimwe ryasohokaga habe namba nacaga amarenga. Shamura Imana barafunga we ntuzihera. Ahubwo se mbwira ibi muratse kabisa imodoka umeze neza. Shabira wajyumba barira koko. Ina modoka rero kize no kure ahubwo mbwira ahantu ni kuri rwanda gift bampaye. Gift yande. Abantu se batanga gift hari igihe umuntu akwikunda akaguha gift. Sho ubwo umuntu ameze gute? Musanzwe mushite wanjye arayishya. njyewe nagize anniversaire nkanateke ubibaze ko nari niriwe no mu kazi ndi bize numva nta kintu na kimwe nitaye ntashye ku mugoroba nsanga imodoka yayiparitse mu muhanda irantegera. Ntiwasaze? narasaze noneho hari ukuntu nyine wishima bikagera aho bikakurenguka buri jambo uvuga ugaceceka. Oh my god, uwo muntu anteye amatsiko rwose barumbwire kabisa. N'ubushiti wanjye kuzamubona niko nabyita gusa n'inshuti yanjye. Inshuti gusa yavuze ngo reka ngure imodoka ngo yereza yambwira wimishe inshuti yanjye kandi ngiye kukumusore ku nshuti bwacu ngize ukuri reka ngiye igihe nikigera nzabikubwira turayimera ahubwo ariko mbwira ibyo tubifunga kigana ushaka ujye muzoga kubera nimba turi kumva byaba ari niba mfari kumwe akantu k'akaji kabisa ngomba kukanywa ntera nk'imodoka. njya gushaka nde jewe cyangwa wumvise nawe ari he gende wajya ukamureba njya kumureba he iki njye dufitanye gahunda kandi shawe urirata babarira ntabanyanitaba ntirebere ngewe ujye kumureba ko wasaze nise uramuzi ni mwiza shawe wabonye uzi ko wasaze mbabarira reka nigere kuri toilette. Hi. neza bambwiye ko munshaka. ko ngushaka? Yego. Ndabikubwiye. Uriya mwana uvuye hano. Akari wowe nashakaga. Nde washakaga? Hari undi mukobwa mwari muri kumwe wambaye ikanzu mwiza. Njye se bitwaye iki twavugana? Twavugana ariko iki kiganiro se we kigenewe. Ganza njye se sindi umukobwa. Uri umukobwa? Yego. Agari nashakaga nubwo uri umukobwa bwose ariko nta n'ikibinyemeza. Sawa njyewe uranyanze ugenda umurebe njye nta mwuka mfite. Ariko mama princess agira igikundiro abantu bose baramukunda urabona urukundo uriye mukipa Akatiye mana we. Alo, Pastor. Ishimwe. Muraho. Amakuru. Nanjye ndashima Imana. Mwe mumeze mute? Oya Yesu aracyaturinze. Cyaturinze nta kibazo. Pastor rero mbabarire ndakurogoye ariko nagira ngo tuvuganeho gatoya. Umukobwa wanjye yabonye sheri. Nifuzaga rero Pastor rwose kumfasha ukansengera by'umwihariko rwose
ntibizapfe kuko sheri nabonye yabonye. Pasite Imana yabimfashije ambereye umukwe, bisengere umva unambwire tujye kanyarira na kizabonwa, ariko uriya musheri amubone ni ukuri. Oya aba hanze y'igihugu, ariko yambwiye ngo byose barabipanze ngo nta kibazo. Ibimenyetso byo birahari kuko yamuhaye imodoka. Tuzahura tugiye gusenga ku musozi, nzabikubwira byose, ariko mfasha uzamura isengesho pe. Yego, Imana iguha umugisha. Nta kibazo. Urakoze cyane. Urakoze. Mugara mwiza. Ni byiza. Hirwa. Okay, nitwa Princess. Kuri mwiza cyane. Murakoze. Nahoze nkureba hariya wicaye, utumaho n'umwana. Wanga kuza wansuzuma. Kobwa mwiza nkawe. Jewe? Nawe nabonye. Siko no mu maso ndi kubireba. Ushobora kuba wiyemera. Oya, ntabwo niyemera. Azamakanya se tukagaruka hano tukaganira. Kanya gute? Tugasangira hano agacyayi tukenjoyinga. Nagukunze. Biragoye njye mbona akanya gake. Ubundi utambonera akanya. Ntabwo byakunda. Hasi n'akanimero kawe. Tuzabipanga. Ntabwo nyemereza umuntu ntazi nimero pe. Kubanza wemera. Ahubwo bye. Merci. Okay.